kugira icyo mvuga. Amen. Rero twishimiye reka dutuze twakiriye Healing Gospel Ministry. Nibwo bwa mbere twabakira hano itorero ryacu. Mbere bari abana b'itorero ari Healing Gospel Team baza gukura none bageze mu yindi ntera muri ministeri. Amen. Binyibutsa rya jambo rimwe Yesu yaciye wa mugani w'itaranto bamwe baheze 5 abandi zingahe none ndabitegereje barabatambuka mbona za taranto zabaye bonishi. Amen. Nishimira Imana yuko bagiye gucuruza none taranto zarungutse. Rero turabakiriye kandi turabiyegereje kandi turabakunda. Muri abana b'itorero niyo mpamvu cyane z'umwihariko k'itorero babandikiye bakabatumira kugira ngo muze tugane namwe kuri uyu munsi wa Noheli. Tubishimira Imana yabidushoboje, tubishimira n'Imana nabo yabashoboje kugira ngo twongere dusabane muri uyu mwaka turi umukuru. Hari haciye iminsi bano bana bacu batahagaze hano ku gatuti, ariko mu by'ukuri ntabwo ari impamvu yabo, ntabwo ari impamvu yacu, ni impamvu ya kino kirere kibamo ibintu byinshi. Kino kirere kibamo ibintu bikibuditse. Iyo hose bari yajavuga mu Efeso mu gice cya 6 birango turwana n'imyuka y'ahantu hehe ho mu kirere. Haza hakubudika gutya neza kamanunama, uyu si uwanjye uyu ni uwanjye, kaba ngo uyu si umwana wanjye sinje wamubyaye yabyawe n'undi. Tubuze mubona abagabo bihakana abana babo n'abagore bakihakana abana babo. Ni ikirere. Rero turashimira Imana Data wo mu ijuru yahaye umushumo wacu umutima wo kubandikira kugira ngo abiyegereze hano hantu. Ntabwo yateye n'abananga muzatera zingahe kugira ngo namwe mu mwakire muri mwebwe mu mitima yacu, mureke uyu munsi wa Noheli twakirane mu mitima. Haleluya. Igisika cyari kihari hagati yacu kiveho mu izina rya Yesu. Imbogamizi zari zihari mu izina rya Yesu kiveho. Turagushimye Imana y'imbaraga nyinshi n'ubutware. Turagushimye mwami kuri umugoroba hano mwami turemeye kugira ngo azi icyubahiro cy'izingiro bizima. Mana nziza Mana ikomeye Mana yacu mwami iranezererwa neza. Twongeye gushima ubushime uburinzi bwawe n'imbabazi zawe mwami bitagira amahirwe adasanzwe twongeye kubona tugushime ineza yawe mwami itarondoreka. Aya ni amahirwe adasanzwe twongeye kubona kugira ngo ushimwe
ubwiza bwawe burahebuje mwami Mana Israheli we zawe zirakomeye data wera warakoze mwami ahubwo nabimaze ijambo ryawe riganze tugiye kukuramya tuguhimbaze muri umugoroba duhe imbaraga zawe yaba ari twebwe mwami duhe imbaraga zo ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru mwami dukeneye imbaraga Yesu ntagire mwami gukora kugira ngo wiyereje Yesu imbere yawe mana ahubwo icyubahiro gisaba izina ryawe reka indirimbo shoboza twese tuhagaze hano mu izina rya Yesu Kristo izina ryawe kimbura mu izina rya Kristo haleluya Yesu mwami mwiza himbazwa data urakoze wera rwose mwiza icyubahiro cyawe iteka ryose bwa Yesu Kristo amen amen
Yes. 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 Hey!
Hallelujah.
haleluya haleluya. Barakoze cyane abaririmbyi. Kuko nyoboye rero bituma ndezerwa n'umwuka kugira ngo sinuzuzwe, kuko ngiye kuzuzwa zatuma nta gahunda. Niyo mpamvu nibuhagarare kugira ngo nkomeze amarangamutima yanjye kugira zose biza kugenda neza. Reka murabona umushumba wacu mukuru turi kumwe n'umushumba wungirije, ariko umushumba wacu mukuru Pastor Rebecca yari kuza twari kumwe ndetse n'uwari umwigisha yaje kugira imbogamizi, yari yagiye mu bukwe aza gutinda, sinzi aho yaciye kuri Rwanda kwatinda cyane bituma atagera ino kuri sindamenye yuko n'aya masaha yageze mu rugo. Kutamubona ahangaha rero tumugira ngo ni ikindi n'izo mbogamizi yahuye nazo. Reka nakire Pastor John muri uyu mwanya muto avuge iminota agira itarenze 10 kuko tugiye gukora byihuse. Mubonye kuko na Healing Worship Ministry bonye bahaguruka mbona itorero ryose ragutse. Mwarimo wakumbuye nebyo barongera bazaha, ariko reka tubanze tuwacisha kandi kanyurinyuriki k'amagambo y'Imana kugira ngo tuze kubasigara n'undi mwanya nabyo arahava gutya dushiraho ibiturisho kugira uyu no munsi wa Noheli. Narabwiye hano hari amamvirope umuntu ashiremo ituro ry'ishimwe. Yesu yatuvukiye, ntiyagire ugenda atagize icyo aturira Imana kuri uyu munsi wa Noheli. Amezi 12 arashize uri muzima. Reka neze komanda aho ngaho hamwe na data radusha vuga iyo minota. Some mu butumwa bwiza kuko bwanditswe na Matayo. Thierry wigire hino dufatanye umwanya mutoya bampaye, ariko iminota 10 yo ndayirenze n'ibintu bizwe. Twavuganye ko ampa 15 sese kuzayihinnye, ariko ndagerageza kuba. Thierry uri hafi? Yego papa wacu bagweze microphone. Ubutumwa bwiza kuko bwanditswe na Matayo igice cya 2 umurongo wa 18 urarangiza n'uwa 25. Some ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 2 rero ku murongo wa 18 turangiza kuri 25. Twamagambo rwo kuvuka kwa Yesu uko kwagenze. Kuvuka kwa Yesu Kristo kwagenze gutya. Nyina Maria yari yarasabwe na Yosefu, ariko yari ataramurongora. Babona afite inda y'umwuka wera. Umugabo we Yosefu kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Akibitekereza, marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Maria. Ko muranyumva? Nimba muhamunyumva muvuga ngo amen. Murakoze cyane. Umwana w'umuntu agenda bamushira mu ngozi ya Edeni. Imana ikazimusura, murabizi. Afite kamera y'Imana, asa n'Imana, yari afite ubwiza bw'Imana, yaganiraga n'Imana ku manywa na nijoro, yavuganaga n'Imana uko bishaka. Kamera y'Imana yari murimo, Imana yagazimusura, Bibiliya ivuga ngo yagazimusura mu mafu ya Musa. Bikamuhamagara ikamubaza ngo Adamu wiriwe. Adamu akamusubiza ngo wiriwe wa Mana. Muzamusoma Bibiliya. Akasubiza ngo wiriwe wa Mana. Mwiriwe muti Adamu, twiriwe neza papa. Namahoro, namahoro. Nta kibazo. Umerewe neza. Warwaye se sindigera Imana tizigwa. Haleluya. Muri mu biki. Niko cyateye. Kamera y'Imana tizi jonjobeka. Kamera y'Imana
igira akajonjobero kamere y'Imana n'ubwiza. Ejo bundi nabonye akavideo ka muzehe Kambushi, ni umusaza witavye Imana, yari umukozi w'Imana. Aravuga ngo reka karacicikanye ndagira mwana kabonye, aravuga ngo reka yerekane ishusho y'Imana. Ahamagara umuntu aramubwira ngo wowe uhamagare Zabuloni, yitwa Zabuloni Kambushi, ndamwara kabonye ndamwe taguma kabonye pasajira. Noneho Kambushi aravuga ngo umpamagare nitabe ka Kambushi. Aramuhamagara ahagarara hari. Uwo muntu aramuhamagara ngo Zabuloni. Kambushi arahindukira akanyaraje. Abantu baburi cyavuze. Ngo amara arongera aramubwira ngo mpamagara no kwitaba cy'Imana. Ishusho y'Imana. Arongera aramuhamagara ngo Zabuloni, ahindukira yasetse afite ibigegeze. Aravuga ngo ngiye ishusho y'Imana. Haleluya! Umwana w'umuntu yari yuzuye imbaraga z'Imana. Bukeye aracumura. Amaze gucumura ata umwimerere, ata kamere, ati ishusho y'Imana. Amaze guta ishusho y'Imana, Imana itegura umugambi narabivuze ku cyumweru. Kera Imana ni kera isi itarabaho, ibivu bitararemwa, Imana itegura umugambi wayo. Tuvuga ngo amina. Itegura umugambi wayo gusubiza umwana ishusho y'umwana mu muntu. Itegura Kristo. Ngiki cyatumye Kristo avuka, ni ukugira ngo azane karakter, imiterere y'Imana n'umwana w'umuntu. Ijambo rya kabiri sindimo natinya amasaha bampaye. Ijambo rya kabiri ryatumye Kristo avuka, kwari kugira ngo amareho ibyaha by'abari mu isi. Thierry, somera Papa, hasigaye ijambo rimwe harangiza. Soma Abaheburayo ibice 10 n'umurongo wa 4. Igitabo cy'Abaheburayo ibice 10 n'umurongo wa 4. Umurongo wa 4 biravuga ngo erega ntibishoboka ko dimakasi kitimasi amaso y'amapfizi n'ay'ihene akuraho ibyaha. Yego! Nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati ibitambo n'amaturo yego ntiwabishatse, yego ahubwo wanyiteguriye umubiri. Ntiwishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Mera ko navuga nti Imana mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri nge, nzanywe no gukora ibyo ushaka. Amen. Urangije kane ndetse wafatiriye na kane. tugira ngo Haleluya. haleluya haleluya. Yesu yavutse kugira ngo arangize ibyaha by'abari mu isi. Twebwe ntabwo twari kuzahanagurwa agatsembe katwinjiyemo. Twari twarokamwe n'agakoko ka sida yica, ukimwi, virusi. Yinjira mu maraso, irivanga, umwana w'umuntu atangira kugononwa, atangira kugira umwijima atagiraga, atangira kugira igicucu atagiraga, atangira kugira umujinya atagiraga, atangira kugendana igitsura atagiraga. Yesu aza gukura k'ibyaha by'abantu. Bibiliya yavuga ngo nicyo cyatumye amapfizi, haleluya, amapfizi y'amasakurume y'ihene, Haleluya, n'amapfizi y'intama bitigeze ibona gukiranuka kuko dushobora kudukiranuka, ngo yohereza Kristo kugira ngo abe igitambo kizima. Tumwakomera Imana amashyi. Iyo ni ijambo rya kabiri. Uko navunaguye dashize pasiteri yankubye. Ni irya kabiri ariko ndarangije. Ijambo rya gatatu kugira ngo soze icyatumye Yesu avuka ni ukugira ngo atubere umuvugizi
se ndabivuga gute